byiza ko tunakunda gusoma ibyanditswe sibyo rwose urumva mbere twabagaho tuzi ko hari abantu bagomba kudusomera twumva twebwe bitatureba ugenda gusa ukicara ugatega amatwi bakakubwira hanyuma basoza bati mwakira ijambo ry'Imana natwe ngo dushimiye Imana tugataha mu by'ukuri mu byasomwe nta kintu wakuyemo utabona n'icyo wasobanurira n'undi muntu ubwawe nta cyagukijije nta cyakije umutima wawe ariko kandi nta n'icyakiza undi kandi nawe ufite ariko ni byiza ko noneho twagira n'uwo muco wo gusoma ijambo ry'Imana kubera ko iyi misiyo yo kubwira abantu ubutumwa bwiza ntabwo ari ya Emile ntabwo ari ya Theo ntabwo ari ya Papa Trezoro ntabwo ari Etienne ni yacu twese twese turabahamya b'urupfu rwa Yesu ariko uzabwira umuntu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo akubwira ati sibyo bintu bisomahe ibyo bintu byanditseho sibyo bisabe rero kumwereka n'ibyanditswe byera bimuhamiriza mu by'ukuri ko ibyo uvuga atari ibyo witekerereza ahubwo ko bihura n'ijambo ry'Imana iyo duhuye gutyo twiga ijambo ry'Imana ni byiza ko mu by'ukuri dufatikanya twese kurebera hamwe mu byanditswe kandi noneho ukaba n'umuco n'igihe tutari kumwe gutya mu materaniro ukaba umuco wacu nk'abera tukaba dusoma ijambo ry'Imana cyane ko dufite noneho umwuka wera ubasha kudusobanurira ibyo dusoma sibyo ego dusome numva twahageze noneho Abaroma 5 dusome imirongo 4 turasimbuka dusome umurongo wa 18 reka dusome nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira no makuba yacu kuko tuzi ko amakuba atera kwihangana kandi kwihangana ugatera kunesha ibitugerageza uko kunesha kugatera ibyiringiro umurongo wa 18 akavuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Reka nsome no mu kindi kinyarwanda twe dukunda gusoma ibinyarwanda bitandukanye kugira ngo buri wese yiyumve mu cyo asanzwe akoresha cyangwa amenyereye hari igihe usanga ndetse hari ikinyarwanda gisobanura kurusha ikindi ku buryo usoma ukumva niho urushijeho kubyumva neza twero ntabwo tujyana ikibazo na Bibiliya tuvuge ngo iyi ngo ni yaba ngi ntitwayisoma hoya turazisoma zose hano mfitemo Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana mwumva uko babivuga haravuga ngo nuko rero ubwo ukwemera Kristo kwatugize intungane imbere y'Imana ubyumve tubana amahoro nayo tubikesha Yesu Kristo umwami wacu sibyo ndasubiramo nuko rero ubwo ukwemera Kristo kwatugize intungane imbere y'Imana tubana amahoro nayo tubikesha Yesu Kristo umwami wacu niwe watugejeje kuri ubu buntu bw'Imana dushingiyeho kubera kumwizera noneho dufite ishema kuko twiringira kuzahabwa ku ikuzo ry'Imana sibyo 3 si ibyo gusa ahubwo dufite n'ishema ry'amakuba yacu kuko tuzi ko amakuba atera kwihangana dufite ishema ry'amakuba yacu kuko tuzi ko amakuba atera kwihangana nako kukadutera gutsinda ibitugerageza kubitsinda nako kukadutera kwiringira Imana sibyo tugende kuri 18 hano baravuga ngo nuko rero nk'uko igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye bose baba abo gucirwa iteka
ni nako umurimo utunganye wakozwe n'umuntu umwe uhesha bose ubutungane bubageza ku bugingo. Amina. Imana ishimwe. Kera koko twari mu mwijima mwinshi, umuntu yarwanaga akora ibyo gutunganira Imana yumva aribyo bizamuhesha ubugingo cyangwa se ijuru, sibyo? Ariko hano bari kuvuga ko igikorwa, sibyo, cyakozwe n'umuntu umwe cyatumye abantu bose bacirwaho iteka, igicumuro cy'umwe. Uwo muntu umwe si njye pe, uwo muntu umwe si wowe, sibyo? Mbere kubwira abantu mu kiganiro ko no kujya mu muriro cyangwa gucirwaho iteka uretse n'ijuru ridakorerwa, ariko no kujya mu muriro ntibikorerwa kuko ni igicumuro cy'umuntu cyateka abantu bose bacirwaho iteka. Urumva si ibyo nkora cyangwa nakoze bituma nzajya mu muriro, ahubwo ni igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bacirwaho iteka. Urumva ayo makuru tutari dufite, tugashaka gukosora ikibazo ariko tutanateje. Sibyo? Ndi gukosora ibintu navutse deje naramaze gucirwaho iteka, none ndi kugerageza gukora ku buryo nacirwaho naramaze. Urumva ikibazo? Ni umuntu wavukanye ubwandu bwa sida, bari guhereza ingamba zo kwirinda kwandura ubwandu bwa sida. Urumva twari mu nzira idashoboka, kubera kutamenya imiterere y'ikibazo twanashakaga ibisubizo bitari byo, sibyo? Ni nako igikorwa kitunganye cyakozwe n'undi muntu umwe cyateka abantu bose batsindishirizwa bagahabwa ubugingo buhoraho. Sibyo? Icyo umwe yakoze kikadutera gucirwaho iteka twese, byasabye ko Imana ubwari ishaka undi wo gukosora icyo kibazo, sibyo? Umwe nawe kandi ufitiwe icyizere, wujuje ubuzira nenge, ubishoboye, udafite ubwangirike nk'ubwo twebwe twavukanye kwa Adamu. Biri kumvikana? Imana ni nziza. Munaza kumbaza, twari tubana mu vugabutumwa ntabaza ngo kuvuka ubwa kabiri ni iki? N'aba bagabo twari kumwe ahantu twe twagiye kubwiriza, ariko turi kumusobanurira tumubwira ko icya mbere ugomba kumva mu kuvuka ni uko ugomba kugira uvukaho, sibyo? Ntiwavuka udafite uwo uvukaho. Wenda ukaza twese tunakumve kuko kadufasha, kuko abantu benshi twigishwa kuvuka ubwa kabiri ari ukubatizwa, sibyo ra? Ariko uramutse ubyawe nariye amazi umwana w'amazi nyine waburu Imana ishimwe, urumva ko muri kubyumva. Uramutse ari amazi akubyaye wavuka uri amazi, ni ikintu cyumvikana. Urumva kuvuka ugomba kugira aho uvuka nyine, ugomba kugira uwo uvukaho, siko bimeze? Aha, hari ahambere nyine twabanje kuvuka, ariho ku muntu witwa Adamu, siko bimeze? Iryo rero niryo vuko rya kangahe? Rya mbere, risangiwe n'inyoko muntu yose. Ribi ryaje mu kibazo ubwo Adamu yagomeraga Imana, kandi ari Imana yagennye kuzakomoraho abantu bose, sibyo? Bajya vuga ngo inyana ni ya mweru. Ni ukuvuga ngo
uwo niwe Imana yaremeyemo abantu bose, hasigara kororoka abantu bororotse kuri uwo nguwo, sibyo? Okay, no mu busanzwe hari ujya gushaka itungo ahantu uzi bagira itungo ryiza, ukavuga ati muzambikireho nibyara hano nzahakura icyororo, ushingiye ku mbyeyi. Siko bimeze? Ushingiye ku mbyeyi ukavuga ati iyi mbyeyi itanga icyororo cyiza. Imana nayo rero yadushakiye umubyeyi witwa Adamu, twagombaga kororoka tumukomotseho. Imana ni nziza, ariko nuko imitekerereze yacu ibiri hafi cyane, yaba twatekerezaga nyine nkuko Imana itekereza, sibyo? Twakumva ibintu neza. Ubundi Imana ibara ko imyaka 1000 tubaratwe kuri ari umunsi umwe gusa. Dore ko mwashize imyaka 2023 hashize iminsi 2 kugihe Yesu yarari hano mu isi. Ubu ni iminsi 2 ishize gusa. Urimo kubyumva? Imana rero irema umuntu ikavuga ngo uyu muntu nzamukuramwe abandi, yari irangije kurema abantu bose bazabaho kugeza ku mperuka y'isi. Yari bikoreye rimwe. Wowe rero ubona warabayeho ejo bundi ukagira ngo ku Mana nibwo ubayeho, ntabwo ari byo. Ntabwo Imana yatinda mu bintu, ibikora rimwe ikabikoza ibyiteka ryose. Yakuremye icyo gihe, ibirakuzi n'igihe uzororokera, sibyo? Ariyo mpamvu tutagomba no gupanika no gutekereza nabi no gushyushya imitwe. Imana iminsi yawe yo kubaho hano ni n'iminsi no ku Mana wowe yiwabona ari imyaka myinshi. Yo none se ko nta munsi urimo, niba imyaka 1000 ari umunsi, wowe uzamara ingahe? None ukagira ngo Imana kugupangira imyaka yawe birayiruhije, kandi wowe kuri yo nta n'isegonda riri mu myaka uzamara. Ubuzima bwawe rero irabufite kandi irabuzi neza. Ese yabwira ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu ngo yo irayizi burya. Urumva Imana irema rero Adamu ibiremeyemo abantu, ntiyongeye kurema. Iravuga ngo hasigaye gusa ko abantu basohoka muri Adamu. Nge ndangije akazi. Yari izi naho uzororokera ni kwande. Ibyo Imana yari bizi. Yari izi iminsi uzamara hano mu isi, sibyo? Nta nicyo urakoze cyane kuri yo mvuze mu Kinyarwanda cyacu nk'abantu. Sibyo? Nima mu biri garagaza ko umuntu ngo ni nk'uburabyo ubu busanzwe buba buhari mu gitondo nimugoroba bukaba bwarabye. Kumana nuko Imana ibona umuntu ahita nk'ako kanya nk'ako guhumbya. Urimo kubyumva? Nicyo tucyumve, ntugahangayikire imibereho yawe. Ku Mana, Imana irayizi rwose kandi yayipanze utari wa. None se reka mbabaze, Imana yaremye Adamu imaze kurema ibintu byose, siko bimeze? Imaze gushyira amafi mu nyanja, imaze gushyira inyamaswa mu mashyamba, imaze kurema ubutaka, imaze kumezaho umumero wabwo, mbese ibintu byose imaze kubishyira mu mwanya wabyo. Igihe yarema umuntu kubera iki? Kugira ngo ibanze imutegurire ibizamutunga. Kandi mureke mbabwire, nubwo twirata, nubwo twiyemera, nubwo amafaranga dushuka, ntawe ufite menshi ujya uyaryaho nawe arya ikijumba. N'ubundi Imana bimwe yakuremeye mbere y'uko ikurema nibyo urya. Nuko ngo twateye imbere tugira ngo ubuzima bushingiye mu mamodoka n'amazu, muri kubyumva. Ariko nta watunze amamodoka menshi ujya usonza akaryaho urugi. Hano ufite amafaranga menshi wafata nkafata 5 gaheza umwana ngo tamira aheza n'igihumbi muratamira. Urimo kubyumva? Nawe ni igishimbo nawe ari burye.
ese umuntu ugira ngo arushe undi iki? Ni ukuri ntacyo. Yarangiza nawe akajya ku musarani nk'uko nawe ujyayo. Nta nuvuga ati kuko nkize ndoherezayo umukozi angireyo. Bahise kwa nawe utumundi. Ese ugira ngo umuntu ni iki? Ni icyo arusha undi. Imana rero yatumenye kera mbere yuko twe twimenya, mbere yuko tubaho. Yaturemye kera, ituremeye muri nde? Muri Adamu. Hasigara gusa kororoka. Tutarororoka rero, shitani umwanzi wacu wari uzi ibyiza twibereyemo, ariko we amaze gukurwamo. Kuko shitani yishyize hejuru mu ijuru, Imana iramuca. Yari umumarayika Rusofero niko yitwaga. Sibyo? Imaze kumuca, imujugunye na kimwe cya gatatu cy'abamarayika, ashaka gushuka umuntu kugira ngo nawe amwigaruriye, amukure mu bwiza bw'Imana, amugire igikoresho cye kimufasha kurwanya Imana. Aza kubwira umuntu ati birya Imana yakubwiye ngo ntukarye ku giti cy'ubwenge umenyekanishe ikibi n'ikiza, yaragushutse. Yanze kumenya ubwenge ukamera nkayo. Sibyo? Ati ibyo yakubwiye ngo uzapfa ntabwo uzapfa, ahubwo uzamera nk'Imana. Umuntu aravuga ati kumbi nanjye narema, nanjye nakora ibintu by'ubwenge. Okay. Nawe umwuka w'ubwibone uramufata nk'uwamanuye nde? Rusofero. Sibyo? Hanyuma akora iki Imana yamubujije. Agikoze ako kanya bayinjiwemo no kugomera Imana, ariko natwe muri we tuba twanduye kugomera Imana. Nta n'umwe uvuyemo. Ko twari tukiri muri we. Urakoze cyane. Sibyo? Ubwo buzima bwo kugomera Imana bwabwinjiye mu nyoko muntu yose aho iva ikagera. Reka mbabwire, nta munyabyaha uruta undi, kuko aho twanduriye ni hamwe. Nuwazana virusi turi hano mu akabiriza ya virusi ahangaha ikadufata. Sibyo? Yego. Ni notwe tugasohoka ahangaha, wese uko agiye hanze asokanye ya virusi, undi asokanye ya virusi. Nyine n'abantu twanduriye hano muri ino nzu, tukandurira hamwe. Ni no byanze bito tugomba gusohoka. Ubwo aho umuntu yasohoka wese rero yasohokana iyo virusi, nuwo yazabyara nawe azayimwanduza. Niba ari virusi yandura, bivuze ngo ikero turi muri Adamu tutarasohoka. Sibyo? Hano nyine hano turi muri Adamu, ko twagomba nkuko tugomba gusohoka muri nzu nko kubyara. Sibyo? Nkuko bw'inzu ngo nitubyare dusokemo. Turi muri Adamu, Adamu agomba kutubyara akadusohora gahoro gahoro, twanduriramo. Adamu aranda natwe twanduriramo, ubwo tuburyaho. Rero tujya dusoka mu bihe bitandukanye. Dusoka na ya virusi rero. N'aba bantu barayifite virusi. Nibyumvikana? Birumvikana ko mu by'ukuri ubwandu ubwo ni bumwe, buri ku kigero kimwe. Ni ikintu gikomeye tugomba kumenya. Sibyo? Nta munyabyaha uruta undi. Niba ubaza umuntu w'umuririmbyi muri korari, kabaze uri umukiranutsi cyangwa uri umunyabyaha, avuga ati oya ntago nakwita umukiranutsi. Urimo kubyumva? Ni umunyabyaha, ariko ntabwo burya nanone azi ko ari umunyabyaha nk'umuntu wo mu kabari. Muri kubyumva? Ni umunyabyaha, ariko ntabwo azi ko ari umunyabyaha ku rugero rumwe n'umusambanyi upanze indaya iri mu migina hari i Kigali itega abagabo nijoro. Muri kubyumva? Ntabwo azi ko biri ku icyo kigero, niwo bipfira. Azi ko ari umunyabyaha ariko ku kigero giciriritse. Urimo kubyumva? Aho rero bituma atanabasha gukira burya, kubera ko atamenye uburwayi. Yego. Bavuga ngo ujya gukira indwara arayirata. Burya gukira ni ukubanza ugasobanukirwa neza uburwayi ufite, ni ukubanza ukamenya neza ingano y'ubunyabyaha bwawe, nibwo noneho wakenera umukiza, wakenera ugukiza. Naho ubundi ubuzi ko uri umunyabyaha ariko utameze nk'abandi. Nk'iki kibazo abantu bajya bagira. Umunyabyaha pasitoro angana n'umunyabyaha uri hanze utaba mu rusengero, utarigeze winjira mu rusengero n'umunsi wa rimwe. Imbere ariko
y'Imana. Imbere y'abantu ho ureba mwita ngeso nziza, aribombere kakigira mwiza. Nibo Bibiliya yita abafarisayo. Sibyo? Birimo kumvikana. Igicumuro cy'umuntu umwe rero Imana yo ntireba nk'abantu. Cyateye ko abantu bose yite baciraho iteka, ibona ko arabo kurimbuka hashingiye ku bwandu bakiriye bukomotse kuri nde? Kuri Adamu. Biri kumvikana. Noneho rero iyo abantu bamaze kuvukira mu isi batangira gushyira mu bikorwa ibiri muri ya kamere yabo. Sibyo? Ubasha rero kubigaragaza ku rwego rutandukanye n'ubwo nge mbigaragazaho. Ariko ntabwo ibyo dufite imbere bitandukanye, ahubwo uburyo tubigaragazamo bugize gute? Buratandukanye. Umugore w'inzobe n'umugore w'igikara bose ni abagore. Sibyo se? Umugore mugufi n'umugore muremure bose ni abagore. Urimo kubyumva? Umunyabyaha rero ugaragaza ibyaha bikeya inyuma n'ugaragaza byinshi ku Mana bose barahwanye. Ni nuko nabo bakwiriye kwimenya. Imana ntireba ibyasohotse hanze, ntabwo ireba nk'uko abantu ireba mu mutima. Irebye mu mutima rero irebamo ya kamere y'iki? Y'icyaha, iri mu ibyaha byose. Nkunda kubwira abantu akantu gasekeje. Nkabwira ati ubu nk'umukobwa, ngira ngo uyu munsi nta mukobwa twateranye nawe, nta mukobwa wakora icyaha cyo gusuzugura umugabo. Ariko gusuzugura umugabo biri muri we, ariko ntabwo arabona uko abikora kuko nta gihe kiragera. Umukobwa rero yihannye icyaha ntabwo yakwibuka kukihana, nyamara nacyo aragifite. Birimo ni igihe gusa kiba kitaragera ngo bisohoze. Biri kumvikana. Noneho n'impamvu igutera kubisohora ikaba itagira ute? Itaraboneka. Sibyo? Umuntu w'igisambo iyo bamufunze ajya muri gereza bamufungiye kwiba no kwica, yagerayo akavuga ngo yakiriye agakiza kubera ko ntafite uburyo ajya kwiba. Mweretse kwiba, mweretse no kwica, mwabaye umuntu ariba nde? Arica nde? Kandi afunze. Ariba he? Araratobora amazu yo kwa nde? Kandi ari muri gereza. Sibyo? Urumva rero ntabwo yakize kwiba, ntiyanakize kwica, ahubwo ari muri position itamwemerera kubikora. Biri kumvikana? Ivuga umunyabyaha ibivuze gusa mwene Adamu, nta kindi. Kuburi mwene Adamu uri umunyabyaha w'ibyaha byose. Umwana wavutse none n'umusaza w'imyaka 90 imbere y'Imana ni abanyabyaha ku kigero kingana. Sibyo? Amategeko y'Imana nayo azashimangira ibyo. Muri Yakobo 2:10 ngo niba ubahiriza amategeko y'Imana ugasitara ku tegeko urabuyishe yose aho ava kagera. Sibyo? Ako konyine ugaragaje karaguhamiriza ko nibindi burya bikubamo, ni igihe gusa kitari cyagera nabyo ukagira ute? Nabyo ukabikora. Sibyo? Bivuze rero ngo Mana ngo mbabarira ngo kubeshya, ngo Imana ngimbabarire ngo umujinya, ngo Imana imbabarire ngo gusuzugura umugabo, ngo Imana imbabarire ngo kwibaza ngo kubyaye, ngo Imana ese ugira ngo ibyo bintu uvuze urabisohoye nyine bikuvuyemo? Ahubwo umva icyo uvuze. Ubivuze neza bavuga ngo Mana namenye ko muri nge habamo gusuzugura umugabo, namenye ko muri nge habamo kubeshya. Sibyo? Ariko ntutubeshye ko hari aho bigiye n'ubundi biri hehe? Biri muri wowe imbere. No guhora abantu basubiramo. Banamamaza umwami wabo. Banamamaza shitani nyine. Nasambanye, Imana bari gutanga. Bari kwamamaza nyine umwami umbishe kandi buri gihe ukuza ukaza nubwo raporo satani. Baza gutanga raporo y'ibyo wabaye muri icyo cyumweru cyose. Imana imbabe nibi, Imana Imana imbabe nibi, uri muri reka neza uri muri shetani.
ko akazi kurimo gakora neza kuba mweka ibyo wakoze kuko ntabwo bireka urabivuga ejo ukabisubiramo imyaka 5 imyaka 10 imyaka 20 urabisubiramo byose akazi k'ibyo urimo gakora neza urimo amazi atandukanye ko mukora akazi neza kuko iba ari ukubereka atari wowe amazi waba abitse gashoboka ariko urabizi kutazabireka yego bivate komerezaho rero komerezaho hariya ni nk'ahantu abantu bavugira ibigwi bya shitani noneho noneho nk'iyo habonetse abatabivuga abamerera nabi ararakara kafata imbwa ingurube yani abantu banze kuvuga ibi batuma siri banga imigera batara abantu hano banze kunyamamaza baje gukora icyanga ubundi uza mu kwanjye uzi wanjye ute uzi wanjye ute utaje kumvuga ibigwi biri kumvikana urakoze cyane nivugiraga gusa ikintu kimwe igicumuro cy'umuntu cyateka abantu bose bacirwaho iteka sibyo umuntu navuga ngo ni umunyabyaha ajye abavuze ko ari umunyabyaha w'ibyaha byose apana detail sibyo kuko Imana yo ireba mu mutima ntabwo ireba ibyamaze gusohoka hanze ubu mvuze ngo umusatsi mfite nuwo niyogoshesheje cyangwa niyogoshesheje ubundi nabambeye kubera ko ndiyogoshesha bugacya nongeye kumera undi muri make umusatsi mfite ahubwo ni stock nta nubwo bagutumye abantu batunze imisatsi ugakuramo bamaze kwiyogoshesha waba urinjije waba utazi umusatsi icyo ari cyo birumvikana ntabwo ibyaha byawe rero ari ibyo wibonyeho ibyo wibonyeho nta gasatsi ndi kureba aka kanya ariko umusatsi nyirizina ni ubutunzi ntunze muri ngewe imbere biri kumvikana icyaha rero nubwo buzima bw'icyaha umuntu akomora kuri nde kuri Adamu sibyo ngo icyaha ngo yanyigwamo na ahantu kiri mu muhanda ugenda ukakigwamo ntabwo icyaha umuntu akigwamo ahubwo icyaha umuntu aragisohora abantu ngo bakunda Dawidi ngo yarazi kwihana Dawidi yihannye gute muri Zaburi 51:7 yaravuze ngo mu byaha nimo mama yanbyariye ngo naremanywe we yarisobanukira avuga ati Mana yewe ndi umuntu wa ntakigenda yarimenye kandi yimenye nyine abirima nuko ari yaba n'abantu koko bihanaga nka Dawidi bakamenya ko baremanywe gukiranirwa muri kamere y'icyaha harimo bakoze naremanywe gukiranirwa ni ikintu gifite imbaraga nyinshi naremanywe matsiyeri inkozi uturemangingo tunkoze twitwa ibyaha we niko yavuze ubwo nkoze mu cyaha man nimba munarebye umugore w'abandi ngamwifuza niko kuntu meze ndi umuntu wa ntakige yaba n'abantu bose bakwisobanukirwa muri ubwo buryo ukamenya ko ubunyabyaha ni kavukire ntabwo ari ibikorwa biri kumvikana muri Matayo 25 bavuga iby'ihene n'intama wenda sintandukire cyane ndahita ngaruka aho twari turi ngo uburyo bazabwira ihene ngo mujye ibumoso n'intama mujye iburyo ariko hazamo akantu kajisha abantu ngo Yesu azabwira ngo abari iburyo ngo mwebwe ubwo nari ndwaye mwaransuye sibyo nshonje nambaye ubusa iyo umuntu uratarizera Yesu yabisomye aravuga ati ntubona ko icyo dusabwa ari ugusura abarwayi ari ukwambika abambaye ubusa ari ukugaburira abashonje nyamara niba banze bumve ko ntabwo ikigira intama sibyo suko burya itaba yonnye nk'ihene intama nibyo no mu busanzwe igira imico myiza ntabwo yona sibyo ariko sicyo kiyigira intama ahubwo iryo vuko ryayo ry'ubutama niryo ryayigize intama burya ihene yitoje gutona ntabwo yahinduka intama yego
kuri ubu basigaye bororera mu biraro bakabuza abantu kuragira ku misozi n'izonaga zikabura uko zona ariko ihene bororeye mu kiraro ikamaramo imyaka 10 cyangwa 5 ntago ihinduka intama kubera ko itacyona. Biri kumvikana? Ikomeza kuba ihene hashingiye ko yabyawe ni ihene. Nubwo rero abera babikomoye kuwera bavutseho nibo tugiye kugera bagira imico myiza bazanashimirwa, ariko ntabwo iyo mico myiza ariyo ibagira abera, ahubwo ni ingaruka z'uko ari abera. Sibyo se? N'ubu turi kwambika abambaye ubusa iyo tuvuga ubutumwa bwiza, tugaburira abashonji kubera ko umwambaro abantu bakeneye ni umwambaro wo gukiranuka kwa Yesu. Biri kumvikana? Na indi wakwambara yose n'undi wakumva wambaye ubusa. Umutsima umara inzara umuntu yawurya ntiyongere gusonza ukundi ni Kristo. Yaravuze ngo basokuruza banyu bariye manu mu butayu ariko nibyo babujije gupfa. Sibyo? Abafite inyota ngo nibaze banywe ku mazi y'ubugingo ku buntu, n'udafite ifeza nawe turimo turahereza si abashonje, abafite inyota, abambaye ubusa. Tuzabishimirwa nibyo, ariko ntabwo ibi ariko bizaduhesha kwemerwa mu ijuru, ntabwo ari byo. Biri kumvikana? Igicumuro cy'umwe rero cyateka abantu bose bacirwaho iteka. Abanyabyaha bose n'abanyabyaha ku rugero rumwe imbere y'Imana. Ntabwo Imana ireba ibyo abantu bakoze, ahubwo ireba ivuko rya